iwacu twagiraga amateraniro 3 yuzuye. Kuwa gatanu twabaga twidagadura n'abigisha 3 buzuye amavuta y'Imana. Ariko ubu ibihe bibi, izuba ryacanye. Muri kunyumva neza? Izuba ryacanye, ba bantu bose turi kubahuriza ahantu hamwe. Ubwo abataje ntitukibamenya, abaguye ntitukibamenya. Nukuvuga ngo izuba rishobora kuba ryaracanye kuri benshi, ibiti bikumba nabo bagahunguka, ibintu bikaba ibibazo. Ibihe bibi rero mu mwuka bishobora kubaho. Nubona uri gusirimba utya, mu kanya bishobora kurangira. Abisirayeli bambuka inyanja, ukamuburana n'utwawe. Kandi cyitwa nta muntu uhemuka ugera ku ntego. Nta muntu uhemuka ugera kuri. Reka. Nta muntu uhemuka ugera kuri. Uyu murimo tubamwe wivuga butumwa, usumwe barantumira ahantu Cyangugu muri Paruwasi imwe. Barambwira ati turagushaka icyumweru. Umudayimoni aranyinjirira na bwombo, arambwira ati ubwo icyumweru cyose uzakimara hari ahantu cyose. Ubwo bazaguha ngahe? Ndabahamagara, nimuzama ngahe? Nibwo iryo kosa rikoze rimwe mu buzima. Barambwira ati tuzaguha 80,000. 40 turayaguha, sigira umugore 30 icumu ritegeshe, tuzaguha 40 utashye. Ntimwakujuje 100. Mu ruhanga unyereke niko mu birenge. Satani razigira izo yazikura he? Uramutse rero udafite ibyo bikuri hafi ngo ubyitabaza, ntago wamenya kuvumbura amayoberane y'abadayimoni. Satani azayigize marayika w'umucyo utaba amaso akakuyobya. Yesu ashimwe cyane. Turasoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 17, umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Yeremiya igice cya 17, umurongo wa 7 n'umurongo wa 8. Haravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 7 umurongo wa 38 gusa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 7 umurongo wa 38. Haravuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Makire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Jean Claude Ribanje, nejejwe no kuba Imana impaye umugisha wo kubana namwe, kandi ndashima Imana. Ni Imana ishobora byose. Yarinze ubugingo bwanjye, rinda umuryango wanjye kugeza kuri uyu munsi, ndabishimira. Yari yarampaye isezerano ry'uko izampa perimi, yarayimpaye, nibishimira. Hanyuma nari maze iminsi ndwaye, nararwaye giye ubwanjye, hanyuma n'umudamu wanjye ararwara. Ariko indwara yanjye Imana iyikoresha mu buryo bwo kugira ngo mbe hafi nite ku mugore. Nuko nguko yabikoze. Ubu mpagaze imbere yanyu ntabwo nagombaga kuba nkimufite. Yagize uburwayi bwihishe muri we ntitwabumenya, kandi bubi bwica. Hanyuma rero nibuka kera nkiri mutoya nigeze gusenga isengesho
ntabwo mbizi uko uyu munsi waryita, ko nigeze gusenga nshingiye ku by'Imana yari yaragiye inkorera nabonye n'ibyo nayisabaga ko inkorera muri icyo gihe. Ndayibwira ngo kubw'ibyo nzagukorera kugeza igihe uzicuza icyatumye umpamagara. Niko nasenze. Imana rero iranzi, turaziranye ko nta mpamvu n'imwe ibaho ishobora kumbuza kujya mu murimo wayo. Irabizi neza. Ubwo icyumweru gishize nari mfite ivugabutumwa mu majyepfo nagombaga gukora kuva ku wa gatanu rikarangira ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo nagombaga kuba ntahari. Muri kunyumva neza? Nagombaga kuba ntahari. Hanyuma kandi bona ko Satani yateguye urupfu mu rugo iwanjye mu buryo bweruye, kuko ku wa kabiri nari ndimo nigisha ahantu nibature. Ku wa kabiri ndota Satani yaje iwanjye mwiyerekwa yigize Yesu, arazampa amasezerano ariko apfuye. Ndamumenya, muvumbuye marayika inkoni ngo mukubite. Ndamukubita, ndamubwira ngiye kugukubita kugira ngo abarokore baruhuke, dore utumereye nabi. Ndamukubita ndamunoza. Ku wa gatatu mu gitondo abyuka yishyura. Yesu we ni birebire. Yishyura, nkandagira umusumari unobura ikirenyura wenda kugihinguranya. Ibyari ivugabutumwa mpita mpamagara aho nagombaga kujya ko ntakigiyeyo. Naho kumbi ni ukugira ngo mbe nicaye aho nkurikirana ubuzima bw'umugore. Ku wa gatanu mu rukerera akaguru naraye gahinda nk'umuriro, Yesu marayika aransura mu nzozi arambwira ngo byuka ujye muri nibature. Ndamubwira nti nakandagiye umusumari ndarwaye simbasha kugenda. Arambwira ngo wakize, ngo kandi nagushyurira amazi yo koga. Ndabyuka numva ndakandagiye biremeye. Ngira umugore ntitugende muri nibature. Ku wa gatandatu tuvuyeyo umugore arahwera, bitamujyana kwa muganga muri prive. Tuhageze barambwira ngo iyo atindaho iminota 30 byari kurangira. Nuvuga ngo rero nagombaga kuba ntahari ndi mu giterane. Nabonye ko Imana yahishe intsinzi mu bibazo. Intsinzi yo gutabara umugore wanjye yahishiye mu kibazo cyo gukandagira umusumari. Ubu ndiberege nta kibazo mfite, kandi nawe yakize. Ubwo rero Satani we yatsinzwe. Satani we yatsinzwe, kandi gutsindwa ni ibintu amenyereye. Vuga ngo ni ibintu bye. Hanyuma tugiye kuganira amagambo dusomye, ariko ndashaka kugira ngo mwese munkurikire, kuko ngiye kuba icyigisho gikomeye cyane kandi nshaka gutanga mu gihe mfite. Ariko kandi sinakomeza nabanje gushimira umuyobozi Imana imumugisha. Twagiye tuvugana kenshi ntibikunda, ariko Imana yabikoze uyu munsi. Ndashaka gutanga ikibwiriza nise ngo ibanga ryo guhangana n'ibihe bibi. Ibanga ryo guhangana n'ibihe, ibanga ryo guhangana n'ibihe bibi. Nuvuga ngo ibihe bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi. Mu buryo butatu niho nateguye ko turi buze kuvuga. Twaraza kureba mu bijyanye n'imihindagurikire y'isi n'ubukungu. Muri kunyumva? Abarangaye, haleluya. Sasa ubwo muba muri hese mwese, nta muntu wemere kureba undi muntu usibye jye. Mwese mundebe hano, ijambo rirahenda. Ni mwebwe nabonye mumeze nk'abantu muri mu midabagiro. Ubu iwacu aho nsengera hari guteranira amatorero 8. Itorero riba rifite isaha imwe, ikibwiriza n'iminota 15. Nta muntu ukirangara, tuba dukanuye ibyo bavuze uhita ubyumva 4. Mwebwe rero bampaye 45, niyo mpamvu mbona murimo mwizubaza. Ijambo rirahenze muri iki gihe. So turavuga ku mihindagurikire y'ibihe mu bujyanye n'ubukungu bw'isi. Yesu ashimwe cyane. Ngewe nkura cyangwa amenye ubwenge, nasanze umuntu afata inoti y'igihumbi akajya mu isoko cyangwa 2
akagurira umuryango imyenda bazambara umwaka. Uyu munsi wa none ibintu byarahindutse. Kugira ngo uba ufite abana 5 ujya mu isoko kubagurira imyenda n'inkweto bisaba kwitwaza igikapu cyuzuye make amafaranga. Nuvuga ngo ibihe bishobora guhinduka. Icya kabiri turavuga ku bihe by'umwuka. Ibihe by'umwuka umuntu ashobora kuba uyu munsi wa none ahagaze neza mu mwuka, hariho uburumbuke. Muranyumvise? Hariho uburumbuke bw'umwuka, abantu bameze neza, mu kanya ibintu bikaba birahindutse. Iwacu twagiraga amateraniro 3 yuzuye. Kuwa gatanu twabaga twidagadura n'abigisha 3 buzuye amavuta y'Imana. Ariko ubu ibihe bibi, izuba ryacanye. Muri kunyumva neza? Izuba ryacanye, ba bantu bose turi kubahuriza ahantu hamwe. Ubwo abataje ntitukibamenya, abaguye ntitukibamenya. Ni ukuvuga ngo izuba rishobora kuba ryaracanye kuri benshi, ibiti bikumba nabo bagahunguka, ibintu bikaba ibibazo. Ibihe bibi rero mu mwuka bishobora kubaho. Nubona uri gusirimba utya mu kanya bishobora kurangira. Abisirayeli bambuka inyanja itukura, bambutse inyanja itukura bamaze kubona uko Uwiteka akoze igitangaza ku nyanja itukura, barabyina, baranezerwa, bavuza impundu, indirimbo zirizana. Hari ibihe byiza umuntu abamwo, ibihe byiza bijya bizana indirimbo umuntu atateganyije, ukumva indirimbo zirisuka. Niyo mpamvu uzabona umuntu bamoye gutera ikorasi imwe agatera enye, nuvuga ngo ikirere kiba cyakingutse. Ariko mu kanya gatoya bakiva ku nyanja itukura bageze aho bita Imana, indirimbo zose ziburirwa irengero, amakorasi aburirwa irengero, za herode ziburirwa irengero. Kubera iki? Kubera ko baguye ku mazi arura. Ibihe bibi rero bishobora kubaho mu mwuka, ntago abantu bahorana ububyutse iteka. Icya gatatu ni ibihe bibi byo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kuba akunzwe, akungwakajwe, ejo mu kanya bikaba bigahinduka. Wa muntu wakubwira agasheri ntiyongere kugira gute? Niyongere kuyikugura ukayitegereza ukayibura. Wa muntu wakwitagaho ukamubura. Wa muntu mwari muzi ko muzafatanya urugendo rw'ubuzima ntumenye aho anyuze, ntumenye irengero rye. Ibyo byose ni ibihe bibi. Rero ibihe bibi birashoboka. Muranyumvise? Nta n'uwamenya, wasanga n'ubu hari ababihagazemo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubukungu no mu buryo bw'ubuzima. Ariko ndashaka kubabwira amabanga 7 yo kubaho mu bihe bibi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turifashisha rero iyi nyigisho cyangwa se iki gice dusomye kivuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo ameze. Haleluya. Ameze nk'igiti gituye hafi y'amazi. Ndashaka kuvuga cyane ku ijambo yitwa gutura hafi y'amazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umuntu muri kumwe mu mwere mugomba gutura hafi y'amazi. Kugira ngo uhorane ubuzima, ibanga ni ugutura hafi y'iki? Y'amazi. Umva ubuzima bw'iki giti rero. Biravuze ngo ntabwo ngo iki giti ngo gishorera imizi yacyo hehe? Mu mazi. Haleluya. Haleluya. Gishora imizi yacyo hehe? Mu mazi. Hanyuma ngo ntigishobora gutinya igihe haje amaki, igihe haje umwaka w'amapfa, igihe haje igihe cy'akanda, haje igihe cy'amakuba. Ahorana ibihe byiza iteka ryose, niyo ubwo bisa naho ibihe byiza bitariho, we nibwo aba bifite. Sinzi niba munyumvise, we nibwo aba bifite. Ikizakubwira rero umuntu utuye ahandi hatari hafi y'amazi, umusangana amaganya, ubwihebe, ndapfuye, birarangiye, karabaye, turashize, abatakavuza induru. Ariko umukristo mwiza utuye hafi y'amazi, haleluya, ahorana itoto. Niko biravuze. Sinigeze ngira umwanya kubitegura ngo mbyandike, ariko nakoze nagerageje gukora ubushakashatsi nsanga, haleluya, imijyi myinshi ikomeye cyane ku isi ituye hafi y'inyanja. Muranyumvise? Ituye hafi y'iki? Ituye hafi y'inyanja. Usanga ikomeye, yubakitse, hari ubukungu bukomeye. Ibintu byose bijya kugera hepfo yo mu biturage byahabanje. Usanga abantu baho, uzakurikirane, uzareba abantu batuye hafi y'amazi, barakira, barakomera, bagira ubukungu bukomeye cyane kuko batuye hafi y'amazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
mu isezerano rishya aravuze ngo umwizera we ntabwo ari igiti gitoye hafi y'amazi, ahubwo ngo muri we harimo imigezi. Vuge ngo amen. Muri we ngo harimo imigezi idudubiza. Ndafashijwe mwami Yesu. Harimo imigezi idudubiza. Imigezi idudubiza. Amen. Amen. Ni isezerano rya kera, ni igiti kiri ku mazi, ariko muri ni imigezi irimo indani. Muri we harimo amasoko ahora adudubiza, azamura imbaraga. Imana ishimwe cyane kandi ntihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Ndashaka rero kubabwira bya bintu 7 nababwiye. Shaka kubabwira kugira ngo mubyumve neza. Umuntu wese abagira uko ahishurirwa, nawe ushobora kugira uko wumva uhishurirwa ijambo ry'Imana iyo uri maso rimo ritambuka, iyo barimo bavuga. Urumva Dawidi yaravuze ngo Imana yavuze rimwe, numva kangahe? Numva kabiri. Iyo uri maso rero ijambo ry'Imana ratambuka, ukagabana, ugakuramo ibyawe, ugahambira, kandi bikaguhindukira iki? Ubuzima. Ijambo ry'Imana mujya mwiga kuryumva, ariko mwongereho gukora ibyo ryavuze. Kuba muri ubwo buzima ijambo rya nibwo buryo bwiza bwo kwiga ijambo ry'Imana. Icyambere rero kugira ngo duhorane ibihe byiza no mu bihe bibi. Haleluya. Izuba ryacanye, ibanga rya mbere ryitwa gusenga, kwegera Imana. Haleluya. 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 Gusenga ni ibanga rikomeye rituma umukristo ahora atose mu buryo bw'umwuka, atumye, adakakaye, ahora atotahaye. Kuko mu masengesho, haleluya, harimo imigezi, harimo amasoko, harimo ubuzima buhora bududubiza mu buzima bw'umuntu usenga. Buriya abantu basenga mujya mubatandukanya n'abandi bose. Umuntu usenga ahora n'ibihe byiza. Mubakuru muri yavuze, yaravuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ngo kwa data gusa niho hasengera iki? Amahoro. Ariko avuga ibintu birasoza. Yaravuze ngo umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi nidukurikira inzira kugira ngo yo gusenga. Mwibaze ko, haleluya, umuntu usenga nubwo ibyo asengera byaba bitaraza mushumba wanjye, ariko ngo umutima uratuza. Hari abantu bumvise iryo? Ngo umutima ugira ute? Neza atarabona inzu, atarabona amafaranga, atarabona akazi, muri we umutima ukagira ute? Ugatuza, ugashiramo urusaku rw'ibibazo. Haleluya. Ndafashijwe mwami Yesu. Ugashiramo urusaku rw'ibibazo. Ibibazo bigihari. Yesu we. Haleluya. Ibibazo bigihari, ibibazo bikiri byinshi, urusaku rwabyo rugashira, ukajya ubona umuntu araseka, ukajya ubona umuntu araryama agasinzira, akabona ibitotsi kandi aryamye ahantu hatari iwe. Doreze manaje cyubahiro. Noneho icya kabiri ngo umucyo uba mwishi kuri uwo muntu. Muzabona abantu bahora cyo twakwita baby face, agahora mu maso yagatoshe, atotagiranye, abantu bakagira ngo ni faranga ryinshi afite mu mufuka. Naho kumbe ntaryo, ahubwo umucyo wabaye mwishi. La sotamelia. Umucyo uba mwishi. Ndafashijwe we. Umucyo uba mwishi. Haleluya. Mwari muzi ko ari abantu batagiseka. Yesu we. Reka mbabuhamya bw'akantu. Umunsi umwe ni muri 2010 nakoze ubukwe 2006. Noneho nabaga ahantu mba mu nzu y'ibyondo. Murahara ariko cyangwa mwatashye? Nabaga mu nzu y'ibyondo. Ariko ako kazu nabaga mu k'ibyondo, akaba n'umuntu wakampaye akantije ngo nkabemo. Ariko kakaba kari mu kibanza cyaguzwe, hirya hose hari ibipangu, ibigorofa bikaze. Ni jewe rurimo yenyine. Noneho ijoro rimwe murabe hano nende mu masengesho Yesu aransura mwiyereko.
Yesu araza aransura ambwira ko tuganira isaha izi, ambwira ubuzima bwanjye, ambwira ubw'abana banjye, ambwira ibijyanye n'umurimo, arambwira koko turaganira. Ibiganiro twagiranye na Yesu twabishohoresheje kugirana amasezerano yanditse. Ariko Yesu arandika urwandiko, arangije arasinya rw'amasezerano twari tugiranye, arasinya nanjye ndasinya. Nkangutse nsanga ndacyari muri ka kazi. Mbyutse mu gitondo ndabyukanya gukomangira ba bakire bose kwe duturanye. Ndababaza ni umuntu ukomeye waraye uje hano muri karitsiye namwe yabasuye? Batashwe. Nta muntu ukomeye cyane wageze aha. Bati yaje nkasanga Yesu. Bamwe bati twaryamye kare ntitwabimenye. Haleluya. Nari ndimo mbiyenzaho, ndangije amaze kumenya ko atageze muri bya bigorofa. Ndagenda nambara agakoti nari ifite icyo gihe n'agakaruvati n'ishati n'agakweto by'icyo gihe. Burya ibintu bigira igihe cyabyo. Mfata umunsi mushumba wo kwirirwa ntembera mfiringa ko naganiriye na Yesu. Nari mfite amafaranga 1000 mu mufuka cyonyine. Nabikuvuga ko Yesu yansuye muri ako katindi k'akazu. Nubuze nakuvuga ko agiye atageze muri bya bigorofa. Nirwa nkata umujyi n'amaguru ngo bigere nka saa 9 nari ngeze mu mujyi, nakase zaremera hose n'amaguru ndi muri ayo mavuta. Ngeze kwa Rubangura nka saa 9, ubwo nari ngiye gutega kuri surufo ngo ntaye na Nyanza ya Kicukiro. Numva ijwi riramamagaye ngo Jean Claude Karama, ngo jya kunywa fanta muri Simba. Muri Simba nubwo mbere nari mpageze fanta yaguraga 700 icyo gihe. Nyimara kwicara mpita mbona abamama batatu bari umudamu nasenganye na 2-5, ndamuhanura ko Imana imuhaye akazi, naho kumbiye muhaye akazi muri ONI. Ambonye racanganyikirwa ntiyamerukaga, yari umukongomani avanga ibifaransa n'ibiswahili, ibintu bibi ntambara. Harambwa ati Claude umeze ute? Ndakubonye nawe yambonye nahageze, agira ngo nanjye niho nkwera, naho kumi n'ubwa mbere mpagize gute? Udugirucya, haleluya. Udugirucya uceke mu hakenda keza, ugenda wicara ahantu hakaze, uhagware nk'agafanta kamwe. Neza. Ambonye aramaze atese ko wambaye impeta urashatse se ngiye. Eswe arababaramwe ati ko ntaramenye ubukwe bwe, ati Mana yambaye kakaza bwi arampresenta muri badamu bagenzi be. Arangije arambwira ati ntwerano yewe ndayiguha uyu munsi. Yawa we. Ubanza hari ibintu muketse. Haleluya. Yaragiye abikuza 95,000 byo muri 2010. Arambwa ati mbaye ngutwerereye utungutu nzaguha nde nimva muri Ghana niho ndi gukorera nzagushaka. Nakumbi Yesu yabonye agaciro nahaye bya bintu, aravuga ati intwerano zawe zaheze mu nzira umunsi ndazikuzanira. Bwana sifiwe. Umucyo uzaba mwinshi n'umutima utuze niba dusenga. Gusenga nibanga rituma, haleluya, tunetraliza uburemere bw'ibihe. Icyo ngira ngo muracyumvise. Ntago mvuga byose, ndabona iminota nawe wagira ngo bayintumye. Icya kabiri ibanga ryo kunetraliza ibihe naryise kumva ibitekerezo by'abakuruta, kumva ibitekerezo by'abandi. Hari igihe umuntu yumva ari we gusa, Satani akajya kwangaraga nta muntu wakumva. Kandi iyi si uko yubatse usanga aho ujya
hari abahageze mbere. None igitangaje aho uva hari abandi nabo Imana igiye kujya gute kuhazana. Iyo Satani ashaka kukubeshya akwereka ko ubuzima urimo ari bwo bwa nyuma budakenewe. Ariko igitangaje umunsi Imana izakwimura aho uri izarahimuriye undi. Ese ubwo muranyumvise? Uramenye niba ushaka kurwana n'ibihe aguka mu bitekerezo wumve n'abandi. Haleluya. Wumve n'abandi. Wegera abantu bose atari ko aha mwahageze muti. Nugira umugisha ugahura n'ukubwira. Ibitekerezo byawe azaba byaguriye kwinjira muri indi sezerano ry'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nukumve ko wigize. Ngomba ko ibitekerezo byawe ari ibyawe. Oya, ngomba ko ari byo bihagije. Hari abantu mu buzima bumva ko aribo ibitekerezo byabo gusa bagomba kugenderaho. Ariko iyo utumva ibitekerezo by'abandi, Bibiliya uzi kuntu uwo muntu mwita uwo mwana mumukemura ikibazo afite. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo biravuga ngo ukunda inama abakunda ubwenge. Yego? Ikizakubwira abanyabwenge bahora iteka baciye bugufi ku birenge by'ababarushwa nivo babarenze kugira ngo babakureho ubundi bumenyi. Kandi mbabwire niba hari ikintu gihenda ni inama. Umuntu ashobora kuguha amafaranga akakwima inama ntagire icyo akumarira. Muranyumvise? Inama zirahenda kandi abantu bazitanga. Haleluya. Haleluya. Bafite ubwo bukungu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bora abantu bakubaho. Yesu ashimwe cyane. Varera ahantu wizingazingiye wumva aho Satani ariko gukubita zero ucomokeyo wakira ibindi bitekerezo by'abandi uzagera kure uzahangana n'ibi. Icya gatatu nakise kuba inyangamugayo. Yesu ashimwe. Muri kumwe nanjye? Kuba iki? Kuba inyangamugayo. Niba ushaka guhangana n'ibihe ukwiye kuba uri inyangamugayo. Reka mbabwire ikintu cy'ingenzi. Muri uyu mujyi wa Kigali mubona tubamo hari abantu batagira amafaranga kandi bakora. Muranyumvise? Yesu ashimwe. Mwe kurangara mu nkurikire. Babeshejwe muri uyu mujyi mushumba n'ubunyangamugayo gusa. Hakabazwi akaza bati mpereza miliyoni 20 aho ngaho mu gitondo, akazindukira ku mujyi ati mpereza miliyoni 20 aho ngaho, akagenda akazizunguza mu byo azizunguza nko mu mezi 2 akazimugarurira zose akuye mwaye. Akagenda hano akagenda akabwira umukire uvuye kurangura imari hanze ko ati ndashaka ngo nyuzurize iduka hano. Agafata bitagira igishoro, agashora ubunyangamugayo gusa bukaba ariko bumubesha abana bakiga bakarangiza za kaminuza kubera ubunyangamugayo. Iyo uri inyangamugayo nta muntu utagukunda. Iyo uri inyangamugayo nta rugi rutagukingukira. Iyo uri inyangamugayo nta ukomanga ngo baguheze. Ese ubwo muraho? Muraho? Kugira ngo tubashe guhangana na bya bihe byose nuko tubiki inyangamugayo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Muntu yaguha 5 bye ukabimusubiza. Muntu yakwizera yaguha 10 bye ukagira ute? Ukabimusubiza. Waba utarabibona ukagira gute? Ukamuba hafi. Hari ibintu bijya biba ugaha umuntu w'amafaranga 10,000 ugahita umuburana nayo. Ugahita ugira ute? Umuburana nayo. Wajya umuhamagara akihisha agatangira kujya kanura nk'inuma itaha kure ukabonera kwihisha kandi none ukamuburana n'utwawe.
kandi cyitwa nta muntu uhemuka ugera ku ntego, nta muntu uhemuka ugera kuri. Reka nta muntu uhemuka ugera kuri. Uyu murimo tubamwo w'ivugabutumwa utangiye muri 99, ariko nagiye mbona abantu benshi baje baca ku gatuti nk'aka mu cyumweru kimwe, mu kindi cyumweru kamubura ku mpamvu nyinshi zitandukanye zirimo nawe. Muranyumvise? Kutagira ukuri, kutagira ubumuntu, kutagira ubunyangamugayo, ugasanga ntawe umwizera. Muranyumvise? Aho agiye akasiga amakuru mabi, aho agiye akasiga amakuru mabi, aho agiye akasiga amakuru mabi. Nyuma y'iminsi mikeya amakuru yakazasakara ahantu hose, niyabe hari ukigira gute ukimuhamagara. Ubwo ntarangiye, ni nako rero usanga umuntu ahemuka mu mudugudu umwe akimukira mu wundi, bikazamenyekana mu murenge ko ari umuhemu. Ugasanga ageze ati hosho ikomereze, ahageze ikomereze, kubera kutagira ubunyangamugayo. Imana idufasha kandi tugire neza cyane. Bwana asifiwe. Buri puwe yose ni inyigisho yihariye. Ndimo ndagenda buri puwe yose ni inyigisho yihariye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ipuwe ya kane nahise kumvira Imana. Kuba ubuzima bwumvira iki? Kumvira Imana, ukemera kuyoborwa nayo. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Yesu ashimwe. Kutumvira Imana ni ibyaha. Kutumvira Imana bitera umwaku. Kutumvira Imana bituma abantu bapfa batageze ku ntego, batageze ku masezerano, kubera kutumvira Imana. Muranyumvise? Isiraheli iva muri Egiputa itaha, Yakobo yari ababwiye ngo nibasubira iwabo ngo bazatahana amagufwa ye bayageze mu gihugu cy'amasezerano. Ariko amaguru ikintu kibabaje kandi giteye agahinda, nuko amagufwa ya Yakobo yarageze i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, abayikoreye bakagwa mu nzira kubera kutumvira. Ubwo akomora kumvise? Kubera kutumvira. Iyo utumvira Imana urakenyuka. Ibi mubona tuba mu itorero, tuba mu nzu y'Imana, tuba mu rusengero, kuba mu nzu y'Imana ni kimwe no kuhaba uyumvira ni ikindi. Iyo utumvira Imana urakenyuka. Sanga abantu bo mu nzu y'Imana bakora umurimo w'Imana, bakora n'ibyaha, bava mu nzu y'Imana bakajya gusambana, bava mu nzu y'Imana bakajya mu tubyiniro kurara babyinayo, urakenyuka. Itumvira Imana igushyiraho towa ikakureka. Kandi mabwire irindi jambo rinaremereye muryumve neza. Ese murahari cyangwa mwatashye? Imana ntacyo byayitwara kukudepasaho ibintu, ariko ibizi ko yinaniye. Ibi byo kuvuga ngo runaka ngo zikone ngo Imana imuhaye imodoka, hari n'igihe imuhaye serikeye yo kumurangiza. Kamabwire ikintu kiza kimbaho. Mu muhamagaro Imana yarambwiye ngo ndashaka imbwira amakondisiyo ngomba gukoreraho mwivugabutumwa. Muri izo kondisiyo harimo ubanzana na kavuzo gomero kanga hasi nibuka. Harimo kujya ahantu sinaka amafaranga. Wanyumvise? Wari amazi bampaye sinyishyura. Nibyo nemerewe. Wankurikiye? Niyo mutaye amasinari kuburana nuko mbaho jewe. Iyo uyampaye ndayanywa utayanywa nkataha. Nuko nkora. Ndabimenyereye. Umunsi umwe barantumira ahantu Cyangugu muri Paruwasi imwe, barambwira ati turagushaka icyumweru. Umudayimoni aranyinjirira na bwombo, arambwira ati ubwo icyumweru cyose uzakimara hari ahantu cyose, ubwo bazaguha ngahe? Ndabahamagara, nimuzama ngahe? Nibwo iryo kosa nirikoze rimwe mu buzima. Barambwira ati tuzaguha 80,000. 40 turayaguha, sigira umugore 30 icumu ritegeshe, tuzaguha 40 utashye. Ntimwakujuje 100. Bati ntacyo. Ndagenda njyayo, ibikapu nshyira muri kava. Muri mu iterana cyangwa mwatashye?
umuntu mwicaranye mu murimo ugomba gukorera Imana uyumvira. Kumvira Imana ni ibanga rituma umuntu ahorana ubuzima no mu bihe bibi. Ndafashijwe. Mageze igihe korari zirimo ziririmba ngo njye kubwiriza, numva umuntu aranyegera kandi ntabona. Araza aranyegera, numva ibiganza bibiri binkoze mu mutwe, ngira ngo ni Imana ije kumpa imbaraga ngo mbwirize abantu. No kumbi ni marayika bohereje ngo aze guforomata. Kugira gute? Guhanagura. Ibiganza bibiri byamvuye mu mutwe, numva nta kintu n'ikintu na kimwe cyo muri Bibiliya nzi. Ngo ndebe muri agenda mbona ibintu birimo ni ibintu biteye isoni umuntu atavugira imbere y'iteraniro kandi aryo biteguye. Umwuka Imana ishimwe ko umwuka yari hafi disi. Arambwa ati niko wamuyobewe wabaho. Wavuganye n'Imana iki? Mwavuganye iki? Yesu we mpita nsokanya muri wese. Ngira Imana ntibya bintu rero urabitwaye, ni kandi nta mpamvu yindi biteye nuko naciye amafaranga warabimbujije. Ariko nende kugusaba imbabazi, ni kandi amande yose unca ndayatanga. Ibaze gusaba Imana imbabazi ukwemera n'amande. Uza amande navugaga, numvaga umwuka nahita mbwiriraho ngo nayo baguhaye yabasubize, niyo bazayaguha, niyo bari bazagutashye ntuzayemere. Numvaga ni ubyemere, ariko ibintu by'umwuka byagiye bikagaruka. Ndasenga ndarira, ubwo korezi maze raririmba mu rusengero. Ndangije ngiye kumva urumva wa muntu aragarutse, ankozemo bya bintu biragaruka. Bya bintu bigira bite? Biragaruka. Nuzuye umwuka wera nasuye mu rusengero nguruka. Ngeze mu rusengero ndabwiriza induru ziravuga. Subiye mu biro negera abashumba ndatura, ndabwira ni musabira Imana imbabazi kubera ko navangiye nkabigenza gutya na gutya ngo barambati rwose Imana kubabarire ko Rode twebwe ntabwo twabitekerezaga atari ko Imana kubabarire. Uwo munsi nibwo namenye ko abantu benshi uwo marayika yabitwaye kera, basigaranye ibintu by'akamenyero by'uko bazwi, ariko nta kintu bakigize gute bagifite. Cyacumwe nakigishije abantu barafashwa. Abagore bajya muri Kongo banzanira ibitenge by'umugore, bagura inkweto z'abana n'imyenda yabo, bangurira amakoti abagabo, natangiye bifite agaciro k'akamagana 4. Maze rero ntawe umwuka nsomera. Umushumba rero agiye kuma amafaranga 40 yarenze, ahubwo ampijana ryuzuye na 40 yampaye kubera gufashwa. Umwuka agenda ati niko se wamuyobewe. Ubu 100 wabonaga ariko ryarangiza ibibazo ugize gute ufite. Natashye ni hano. Kumvira Imana, haleluya, nibanga rituma umuntu abaho no mu bihe bibi. Abandi bose systeme yarabarojese, ukaba ugikora, ukaba ukiriho. Imana ivuga ngo ubwo yanyumviye, ubwo yanejeje, ntabwo azaburara ndafashijwe, ntabwo azakena, ntabwo azasonza, ntazambara ubusa, nubwo amage yaje, nubwo ibibazo byaje, ariko nzamuhagararaho. Imana igihagarara kuba yubaha, kuba yubashye mu bihe. Wakomeye amashyi munyumvise neza. Mu bihe bibi Imana igihagarara ku bantu bayubashye mu bihe bibi, ikababundararaho, ikabati ndamutakaza, ndamureka, ndabamwituye iki n'ukuntu yanyumviye, abandi barampemukiye. Twagendanye tugeze ku cya kangahe? Tugeze ku cya kangahe? Icya gatanu, kugira ngo tubashe guhangana n'ibihe bibi, haleluya, tugomba kuba twuzuye ijambo ry'Imana. Muri twebwe harimo haranditswe ngo nyinshi. Haranditswe ngo hari ibibazo uzahura nabyo umuntu adasirimba ngo bigende. Udatera haleluya y'umuramburo ngo bigire gute birangizwa na haranditswe ngo, haranditswe ngo, haranditswe ngo, haranditswe ngo, haranditswe ngo, haranditswe ngo. Ijambo ry'Imana biratubwira ngo nitabaza rimurikira ibirenge byacu. Dukenera, umuntu akenera umucyo ryari? Umuntu akenera umucyo igihe haje umwijima. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Ese mwari muzi ko umwijima ushobora kuba ku muntu ahandi habona? Kwa Marigarita umwijima ukaba wabuditse, kwa Kabudensi habona? Mwari muzi ko bibaho? Ijambo ry'Imana rero aho ngaho riba umucyo ukumurikira. Bwana sifiwe. Abari bazi ko umwijima uri buguherane bakabona ugize gute? Usosorotse muri muzima ushima Imana. Ijambo ry'Imana ni akabando twitwaza mu gihe cy'amakuba. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bidutungira ubugingo tukabyibuha. Ijambo ry'Imana ni imbaraga z'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritweza. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota. Ijambo ry'Imana rirakungaye. Kuba turifite ryuzuye muri twe bizatuma hari ahantu tuzagenda turenga 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 turenga. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yaravuze ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo ntagira gute, kugira ngo ntagucumuraho. Hari igihe ibicumuro birumbuka, hari igihe ibyaha birumbuka, ukajya wumva amajwi akubwira ngo ariko wamukubise urushyi, mutikura kubita urushyi, mufate muringe. Hari igihe abadayimoni bahaguruka bakagufatira muri circonstance y'intege nke ku rwego uba wumva amajwi akubwira gukora ibyaha hafi aho. Ariko haleluya, aho ngaho tuhanyura ni ijambo ry'iki ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rikumurikira. Mukristo wari mu rugendo rw'Isiyoni, hari ahantu yageze bakajya wumva amajwi amubwira gutuka Imana, kumva amajwi amubwira gutuka Imana, ariko ngo yanesheje ijambo rivuga ngo ngendana imbaraga z'Imana. Ngo aravuga ngo ngendana imbaraga z'Imana, akabona umucyo w'Imana uramuritse. Imbaraga z'Imana rero Imana yazizingazingiye mu ijambo ryayo. Dore z'Imana yaje cyubahiro. Abantu badakunda ijambo ry'Imana ry'ukuri, badakunda ijambo ry'Imana ry'ubugingo, ni ukuri kose hari ahantu bazahera, hari ahantu bazatagangarira, hari ahantu bazagwa, ntibazabyuka. Ariko ijambo ry'Imana niyo uguye rirongera rikakuramira. Niko umukristo yavuze ngo amazi wanjye w'igishima hejuru, niyo nagwa nabyuka, niyo nakwicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Ijambo ry'Imana rigomba kuba rikurimo. Yesu ashimwe. Mwe kuzura ibindi, mwe kuzura amaganya, mwe kuzura amagambo, mwe kuzura induru, mwe kuzura urusaku rw'ibibazo, mwuzure ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikurimo. Ikintu cyose Satani azakuzanira ufite ijambo ry'Imana azaguhunga. Muri iryo yerekwa nahoze mbabwira, Satani yaraje arambwira ngo ibihe bibi ngo biraje, ngo kandi bikomeye, ngo ariko ngo uhumure ngo we ngo kuko wankoreye ngo nzagushisha ngo mu ntara y'Uburasirazuba, ngo muri Paruwasi ya Kinihira, ngo mu itorero rya Kibirigi. Ndavuga ntibarakubeshye. Paruwasi ya Kinihira iba Gicumbi mu majyaruguru, Ibyumba. Itorero rya Kibirigi riba he? I Muhanga, i Nyabisindu. Ndavuga ni wowe uri Satani. Ndavuga aramba ati ntabwo ndiwe, ati ndi Kristo wakubambiwe. Ndavuga niba uri Kristo wambambiwe, nyereka inkovu mu biganza, unyereke inkovu mu rubavu, unyereke inkovu mu ruhanga, unyereke n'inkovu mu birenge. Satani arazigira? Izo yazikura he? Uramutse rero udafite ibyo bikuri hafi ngo ubyitabaze, ntabwo wamenya kuvumbura amayoberane y'abadayimoni. Satani azayigize marayika w'umucyo utaba amaso akakuyobya. Ibanga rya karindwi rya nyuma, haleluya, ryitwa kwizera. Kwizera ko ibintu bishobora guhinduka. Kwizera ko ubuzima bwahinduka. Kwizera ko nubwo ushonje ejo warya. Kwizera ko nubwo ufite intambara ejo zizashira. Kwizera ko nubwo ufite imibabaro ejo izarangira. Kwizera ko nubwo hari ibikuzengurutse waburiye ubuso, ariko hari Imana ishobora byose. Uko kwizera ukaba ugufite, birango kandi ahirwa umuntu wizeye, kuko ibyo yabwiye n'Umwami Imana bizagira gute? Bizasora. Kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba. Kwizera n'indi ntwaro ikomeye, n'irindi banga ribeshaho umuntu mu gihe cy'amage ibintu bikomeye. Haleluya, haleluya. Uko ufite kwizera
ati nubwo nsuzuguritse ariko mfite kwizera ko Imana izahindura amateka. Nubwo nkennye none mfite kwizera ko Imana izahindura amateka. Nubwo nambaye ubusa none mfite kwizera ko Imana izanyambika. Nubwo ntafite aho ndi kuba uyu munsi mfite kwizera ko Imana izahaha. Uko kwizera kukaba kugenda gukura muri wowe, Satani n'abadayimoni baratsindwa, ugahora umeze neza nka cya giti kiri hafi y'amazi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. 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 Amabanga yo kubaho mu buzima bubi, mu bihe bibi ushobora guhura nabyo, ibyo ari byo byose ni uko turi hafi y'amazi. Kandi ko hafi y'amazi tubigereranyije na biriya bintu birindwi mvuze. Uhari uhorana itoto, ntabwo wumagara, ahubwo uhora utotahaye. Abantu bakayoberwa ugize gute uriwe, bakayoberwa aho runaka abaye wate. Niyo mpamvu muzumva rimwe na rimwe abantu b'Imana bacanga ab'isi bakabayoberwa batari ko abantu babona indirimbo baririmba. Muzi ko Paulo na Silasi babonye indirimbo baririmba baboshye, bakubiswe umunsi wose, kandi indirimbo ziteremwa amatiku nka za zindi zamukubita umwice, indirimbo zuzuye kuramya Imana no kuyihimbaza, bakubiswe amanywa nijoro, kugeza ubwo iminyururu yari bafashe itaresista uburemere bw'amagambo yo muri izo ndirimbo. Rero bati ntabwo nshobora gukomeza guhambira abantu buzuye ibyiringiro bimeze bityo, ikabarekura. Inzugi nazo zikabati ntabwo dushobora gukomeza gufungirana abantu bafite ibihe byiza byo kuramya Imana gutya. Haleluya. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Mwamuke dusenga Imana. Ubwira Imana ngo Mana nshoboza kuba hafi yawe, nshoboza kuba hafi y'imigezi, nshoboza kuba hafi y'ijambo ryawe, nshoboza kwegera abandi, nshoboza kwizera, nshoboza gutunga ijambo ryawe mu bugingo bwanjye, nshoboza. Mana mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe ryiza uduhaye, ritweretse ko hari amabanga ahari yo kubaho mu bihe bibi. Abantu bashobora kubaho mu bihe bibi kuko isi ishobora kubizana, ubuzima bushobora kubizana, ndetse no mu buzima bw'umwuka hari bishobora kubaho. Ariko tubonye neza ko hari amabanga ahari abantu bakwiye kubamo mu buryo batakumagara, ahubwo bahorana itoto, bagahora batotahaye no mu bihe by'amakuba. Ndasenze rero nguha umugisha abakozi bawe bumvise ijambo ryawe, kandi nanjye umugaragu wawe umpereze umugisha, abacu ukomeze kubitaho, itorero riha umugisha, abumva ijambo ryawe bose bahabwa umugisha. Tugukora amashyi tugushima mu izina rya Yesu. Amen.